fata uyu mubiri wice ubugingo bw'ubuzima Imana ikamfasha. Narwanye n'umubiri kumwe mwumva bavuga ngo ndasana n'isi n'umubi, ubundi kurasana ni ukurwana. Narwanye n'umubiri, ubu ngubu tuvugana nujuje imyaka 56. Turagenda nka saa 12 ati ngaho nimugende bura nimugaruka muzambwira urugendo uko rwagenze. Naragiye ngeze ahantu mu Kiyovu nkubitanye n'abamama baho baravuga ati yo atese niwe babana barakoze ati yego. Mbagiye njya kwa mukecuru nsanga burya wa mugore nasize nawe yaragiye. We yaragiye umugabo amutumye yagiye Burundi, umugabo amutumaho atuze unsange. None wa mugore wa mbere nasimbuye nsanga nawe twaragiye tujya ku Gikongoro, tugezeyo njya kwa mukase nyine, maze kugerayo bahita ko baramubwira ati zano mwana nyina yaje. Umwana amufata ukuboko mbona aramuzanye, maze kumuzana nari mfite utwenda namuguriye ngenda ntujyanye ndatumwambika. Ndangije ndababwira ati ngenda bakeneye ejo hari ijambo shaka kuba Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV hariya aho ngaho Imana irandengera. Ndangije rero urugendo rurakomeye, urugendo rurakomeje rw'imibabaro. Tubanye gutyo umugabo aragenda asanze wa mugore wa mbere ajya kumutera inda, iranda bavuga ngo yitwa Gashiga. Amaze kubyara umwana w'umuhungu ashora umwana we azana n'uruhinja azaje kwitisha izina. Maze kubimenya nanjye ndavuga ati bw'uni ishyari riraje buse ndabigenza gute, no kujya guhinga sinajyayo ngo aho ngaho. Umugabo yaragiye ajya kubwira nyina ati umugore wanjye ari hehe, aramwereka ati nazana urwembe ngere ku musatsi w'umwana we agenda mwiyogoshere. Aramubwira ahita ko ari umuha ageraho ngaho ujye mujye kwiyogoshera umwana wawe. Ahita ko asubirayo, asubira iwabo. Ariko ubwo yaraje afite gahunda yo kuhaguma kubera ko yaje azanye n'umwana mukuru. Ibyo ngibyo nabyo mbona Imana indengeje iryo shyari. Igihe kiza kugera rero, igihe bageze basenya inkambi z'Ikibeho, inkambi barazisenye, abantu bagenda bahunga bajya i Burundi, havamo abari baje bayoboza inzira ijya i Burundi. Tuhita ko dufatamwe akana k'agasore kaguma aho ngaho tujya tufatanya imirimo. Umugabo naramwinginze wambabariye nkazajya iwacu kuko narakumburaga. Harashidwe giye 92 bitugera 94 tugera 95. Ese wambabariye nkazagera iwacu nzakubwira ibyo uzagenderayo. Nkajya nkumbura njya no mu murima yicara nkavuga ati ariko ubanyura hano akambuka inyo hakurya ntiyazamanuka ko Nyagatera akazagera kuri Nyungwe byibura nkagera iwacu. Ntabwo nari nk'inzira yanzanye. Turangije uwo mwana hari aza kwemera none ati none ndakwemereye uzagende, genda ugurisha biriya bishyimbo ubonemo tike uzagende. Cyari igihe cyo kujyana impapuro z'inzira, njya gusaba urupapuro rw'inzira ku karere. Ngeze ku karere umunsi wa mbere ndarubona, ku munsi wa kabiri ndarubona. Ngarutse nsanga hari umugore waje aturutse za Kibeho ngo aje kuyoboza inzira ijya i Burundi, ariko nyirizina yaraje kugira ngo agire gute amubere umugore n'ubundi ahetse umwana. Narageze wa mwana w'umusore arambwira ati samenye ibindi, ati umugabo yazanye undi mugore hano. Aragenda amujyanisha mu gikoni. Amaze kumujyanisha mu gikoni nanjye numva nyine birandenze, nibwo n'undi mugore waje ndashaka uburyo nigendera. Fata umwana ndamuheka, fata n'undi ndamushorera, ariko ntazi ko yanteye imbunda ya gatatu. Byarangiye rero ambwira ati nusohoka ngenda gutema ugomba kuguma aho ngaho. Bigeze numva mugambwa ngo ari surara wicaye nyine tumiryamire. Baba barakinze bararyamye. Nahise ko manuka n'umwana njya ahantu hitwa hasi mu Musizi, hari umumama nari namenyeyo. Ndavuga ati kingurira se n'ikibazo cye, ndayimubwira. Mu gitondo arambwira ati rero turajya kureba ikibazo mwagize ararugura iwanyu tumenye uko bimeze n'abaturanyi bewe. Njye ko mbona nyine araje azanye aje yiruka nkati mve mpereza imfunguzo z'inzu yanjye nta kindi. Abandi batereka tuguherekeze tujye kureba ikibazo gihari. Burya twarazamutse tukimara kugerayo
sanga nyine batoranyije abantu babazana aho ngaho kugira ngo bumve ibyanjye, wa mugore ariko aracyahari. Noneho abantu intebe ndicara nk'uko nicaye gutya, data bukwe nawe abaturutse hariya nawe baraje, aje mpaguruka muhagurukira kugira ngo yicare, umwana muhagarika hano iruhande rwanjye. Icyo nabonye cyo nabonye ko abarozi babaho. Uwo mumama yagize gutya, afata igitenge yari yiteye akubita hano ku rutugu gatatu, wa mugabo wanjye ahita kuhaguruka, we yari yicaza kumfata ngo nkubite. Aje kunkubita bahita kubatuza hagati, bahita ko baradukiranura, nge ndiruka. Baramuga ati zana umwana tumuhe nyina, ngo oya, ngo najyane, ngo yazanye, ngo nanjye mama aracyari muto ngo azamurera. Ubwo nahise ko ngenda gutyo, ntangira gusezera ku baturage, umpaye 100, umpaye 200, ariko nkaba nari mfite na yandi yari yanyemereye y'itike. N'igihe abamenwari bari mu gihugu cy'u Rwanda, hari umukobwa wari uzi kuvugana nabo, ndamubwira ati ese wazabansabira ifuti byibura bakangeza ku Gikongoro mu mujyi. Baravugana, arabwira ati ejo mu gitondo azazinduka aze. Mu gitondo ndabyuka ndagenda, njyana wa mwana najyanyeyo, wa wundi nahabyaye nyina barasigaye. Ndagenda ngezeyo, tujya mu modoka, turagenda tugera ku Gikongoro mu mujyi, bamansiga aho ngaho. Ntegereza ko mbona bisi, ngize amahirwe mu masaa 9 hafi saa 10 mbona bisi raje. Nuriye bisi n'umwana wanjye turagenda, ariko ngize amahirwe ndebye muri ya bisi mbonamo abantu benshi, mbonamo umusaza. Uwo musaza mbona ndamumenya, yari umusaza w'iwacu. Ndamubwira ati ariko muze nta hano nkuzi. Arambwira ati ese uro wahenda, yimubwira ati nanjye ndo kwa runaka ntacyo tujyane. Twaragiye, Imana ibana nanjye muri urwo rugendo. Ubwo nari ntari nakizwa, umva ko mbere nyine ari umukatolike. Ndangije anjyana, ariko ngeze iwe mbona icyerekezo cyaho ngeze ni hafi yo kwa mama wacu. Ndamubwira nti rero ndajya kwa mama wacu, amereje abana be baramperekeje, turagiye. Tumaze kugenda ndayeyo, bucya mu gitondo mama wacu aramerekeza anjyana hano mwamashatse. Sanga mama nawe uhari, abana baranyoberwa, hashize imyaka myinshi baranyoberwa. Baravuga ati ese urinde, uyu muntu ninde? Umwe wavuyemo aravuga ati uzi ko ari ntonina. Bahita ko baragiye. Twaragiye tujya ku Gikongoro, tugezeyo njya kwa mukase nyine. Maze kugerayo bahita ko baramubwira ati zana umwana, nyina yaje. Umwana mufata ukuboko mbona aramuzanye. Maze kumuzana, nari mfite utwenda nari namuguriye, ngenda ntujyanye ndatumwambika. Ndangije ndababwira ati ngenda bakeneye, ejo hari ijambo nshaka kubabwira. Ubwo data bukwe na muramu wanjye n'umugabo baha amafaranga bagura ikigage kugira ngo nzababwire nyine ijambo nshaka kubabwira. Mitako ndababwira rero, mbamaze kuza ndavuga ati iwacu barambwiye ngo mubohereze umwana abasuhuze. Nibwo yambwiraga ati mwana wanjye se ati ntawe naguha, aturwanira inkota itariye imukeba intoki. Mukase aramubwira ati niko wibagije saa 7 z'ijoro tujya kwa muganga, none inkota ntabwo ari umwana suwe. Arambwira ati ngaho mujyana, ariko mu kwezi kumwe uzangarura umwana. Ubwo mfite indaye iracyari niyo, ariko ntabwo nzi ko nyifite. Ubwo nararaye, bukeye ndataha mangaruka iwacu Cyangugu. Uko iminsi igenda ishira niko indi igenda ikura. None akabarane ubwoba yuko nta muntu ugenda mu muryango wabo ngo ajyanye ngo azayibyara atagarutse mu muryango wabo. Ubwo bwoba bumbikwamo ngo ngaho, biko ndavuga ati ubwo indi maze gukura ngiye gusubiza umwana w'abandi, noneho nimara kubyara nzagaruke mbere y'abana iwacu, ariko nabyaye. Imana ibanange muri urwo rugendo. Burya naragiye ngenda ndwaye malaria, ariko ndagenda. Twaragiye tujya ku Gikongoro, tugezeyo njya kwa mukase nyine. Maze kugerayo bahita ko baramubwira ati zana umwana, nyina yaje. Umwana mufata ukuboko mbona aramuzanye. Maze kumuzana, nari mfite utwenda nari namuguriye, ngenda ntujyanye ndatumwambika. Ndangije ndababwira ati ngenda bakeneye, ejo
hari ijambo ushaka kubakishira indara aho ngaho. Maze kurara aho ngaho arambwira ati ndagiye, ati niba ngombwa tugaruka kukureba n'umugabo wawe, kandi niba atari ngombwa naheje mu gitondo. Burya mu gitondo naragiye mbona ataje, ndavuga ati reka nkomeze urugendo. Ngiye kubona umuntu amanutse ku musozi afite n'inkoni, ahita ko avuga ngo niko Claude wanzerereze wari waragiye hehe? Umwana we takora mu nyaka nyine, urumva ningiye yabwiraga nyine ko nagiye kuzerera. Umwana aramunyaga, aragenda ageze ruguru, bakicara bakantegereza ngo barebe ko nzamuka, nabajya kubagera bakongera bakimuka bakagenda. Ngize amahirwe mbona ngeze mu rugo. Nagezeyo nemera guharikwa, ibyo nangaga navuga ati noneho ndabyemera kugira ngo ndebe ko nazabyara mbone gusubira iwacu. Ariko niho nagiye nabona ishyano rengeje irya mbere. Naragiye umugore nari natabirije n'ubwa tugize tujya gukura ibijuma ntacyo bimbwiye. Umugabo ati mujye muhingira hano, nkavuga ati nta kibazo, ariko ncunze kubyara ngo nzongere nsubire iwacu. Ubwo ingorane nagize ku munsi wo kubyara ntazibagirwa. Twavuye guhinga, barahinga ntera imigozi, turazamuka ageze ku mbuga yasinkarunda aho ngaho, arambwira ngo nza nyogoshe, ndabyanga. Abwira uwo mugore ngo naza mwogoshe, nawe arabyanga. Abwira Claude ngo nkogoshera umwana we, aramwogosha. Umugabo agenda gutyo. Yagiye ahantu hitwa mu Kiyovu mu gasantere gahari, agenda agiye kugura itabi. Amaso yanjye amuheruka icyo gihe, ntabwo ngiye kumubona. Tugeze mu masaa 9 hafi saa 10, umugore ati ngwino tujye gukura ibijumba. Turagenda twunamye turi gukura ibijumba, umuntu aratambuka ngo niko ngo muri hano umugabo amujyanye. Ubwo twaratashye tugera mu rugo, baravuga ngo yarara ahantu mu Kiyovu ari kumwe n'abandi. Ahaza abasirikare 3 bamukuramo bamujyana ku kigo cy'Urunyombye. Ubwo umunota ku wundi amakuru bakanzanira amakuru ngo yaratambutse, noneho ngo bamujyanye ahantu, bamuzamukanye Bitare bashaka kumujyana ku ruhande rw'umupaka rw'u Burundi i Remera. Mu kandi kanya numvize ngo baramurashije, ngo baramushije, ngo aragiye. Ubwo burira bigeze nijoro imbere amfata. Njye navuga ati ntabwo ari igihe cyo kubyara, buriya n'ubwoba inda yagize. Ndara gutyo ko bigeze mu gitondo, Imana yo mu ijombo nirantabaye, njyara umwana muzima kandi wuzuye. Imana yarahabaye nayo ndayishimiye ko yanduhuriye mu rugo, nta wundi muntu mfite, ariko ikabana nanjye kamfasha. Yagize neza, ntihabwe icyubahiro. Ndangije umwana amaze kugira ukwezi, umuryango uraterana ntabizi. Umaze guterana, ariko muri iyo minsi buke narambyaye, ahita kwa muhamagara ati yewe, ati ngwino, ati amubwira aze hano mubwira ahantu yari yaraye. Umugore amubwira ati rega nasize umugore wamaze kubyara, ese yabyaye iki? Ntabwo mbizi, menya ari umukobwa. Ndati mufashe, nta wundi muntu afite wamufasha. Cyakora cyo yambaye hafi mu minsi mikeya biza guhinduka mabukwe, ahita kwa mubwira ati uri mu biki, uri kumufasha kandi azize basaza be, umugabo azize basaza be, none nawe uri kumufasha ibiki? Batangira kwegera hirya, ngoma aho ngaho ngenyine, ariko Imana yabanye nanjye. Nubwo nari nakiraga kiza, ariko yandindiye muri ubwo bujiji bwanjye, Imana ishimwe. Ubwo mwana amaze kugira ukwezi, ngiye kubona mbona bazanye ibaruwa ni izina rye, ngo uzasiga umwana mukuru, ngo ngiye ngo Cyangugu, ngo tuzahurira, ngo nciye Burundi, ngo tuzahurira Cyangugu, ngo umwana muto uzamuzanira kugira ngo nzamubone. Ubwo nafashe imyenda ye ndayitegura, yacice ndayidodesha, mpita kunteka umwana wa undi mukuru ndamusize n'ubundi. Maze kumusiga ndagenda ndara mu nzira, buracya ndagenda mbona ngeze iwacu Cyangugu. Maze kugerayo hashize icyumweru mbonye ntari kumubona, kuko bari barambwiye ngo kwa se wabo ngo ni ku Kibangira ahantu mu Bugarama. Saba urupapuro rw'inzira n'ubundi kugira ngo njye kumureba. Bararumpa ndagenda ndara mu nzira. Maze kurara mu nzira, bukeye ndagenda mbona ngezeyo, ngenda mbaririza ku Kibangira. Uwo musaza nkavuga amazina ye, bamwe ati ntabwo tumuzi, ariko bigezeho umuntu arambwira ati uwo muntu ndamuzi, avuka ku Gikongoro. Batangira kumbaza abantu ku Gikongoro, ndavuga ati bamwe ntabwo mbazi. Sanga abo bamama bambwiraga ayo makuru gutyo bayambaza, nabo bavuka ku Gikongoro.
bangejejeyo mbona wa musaza asa n'umusaza nasize ku Gikongoro kuko bavukanaga. Nijoro rero ndabwira pese umuhungu wanyu ntawageze hano, bati tumerutse mbere y'uko mirongo icyenda inkotanyi zitari igihugu cy'u Rwanda zitari zatera niho aherutse zitari zaza guhora igihugu muri 90. Ati niho tumuherutse. Nararize nkurikije urugendo nagenze mu kabyeyi ariko ndihangana sigaye imyenda yiwe kandi burya nayisizeyo we namusize ku Gikongoro nyabizi. Naratashye ngeze mu rugo, noneho abapfumu biriya bajyaga bapfumura bakavuga ngo igitero kizamanuka ngo uzagikira ngo azabaho neza. Nakwicaranye cya kintu cyazaza umwana wanjye ari inyuma y'ishyamba, nkureka ndebe uburyo nasubira kumura. Mama niba nashaka itiki nsubirayo njya kuzana umwana. Nyagira umugore w'inshuti yanjye arambwira ati ese wagiye gute? Ntibyarantunga. Ati uza no kubimbwira. Ati burya wamusize hariya. Ati yasigayemo yihishahisha bari bararaguye basanga buze kubyara umukobwa. Yari kugaruka mu rugo akagira amahoro, ariko kwa yabyara umuhungu ngo nta mahoro yari kugira. Ndavuga nubwo nta kundi nyene. Ubwo mitako fata isuka niyo nari mfite aho ngaho, muramu wanjye takaravuga ati Yesu kuri kujyana ugiye kugenda usaba urugo. Nitangiye kureba umukuru w'umuryango amubwira ikibazo, arambwira ati tugende. Ati nuko muri kumushaka wiki? Ahetse abana banyu babiri agiye kubacina inshuro. Ati ubwo rero aramutse azanye ibaruwa mwamwandikiye rara ko batabafunga ngo ntacyo tumutwaye ngo nagende. Nahise ko manuka ndatashye none urumva ngiye kwa mama hashatse wa musaza yanyangaga ndumwe, noneho tubaye bane kandi ubuzima bwo twari turi bane nabo bafite abana bageze mu 10 tugeze kuri 14 mu rugo. Imibereho yari kaze cyane. Noneho mama abantu bamubwira ati rero ufashe umwana mushakira ahantu aba, noneho ugira ikintu murusha uzajya ukimuha. Arangije aravuga ati ese atereka mbaze konseye aranyemera ati nzira hari. Ariko nicaye ndatekereza ati ariko se uyu mugabo ugiye kumpa inzu igihe azajya ashakira azavuga ati nkingura nzajya nkingura. Mbwira mama nese kwa marume ntabwo buri abancumbikirayo. Ubwo hari kwa mukase wa mama ariko bari barahunze. Mama arambwira ati birashoboka. Njya kureba konseye waho mutekereza ikibazo cyanjye, arambwira ati ihangane turi kubarura igihe baraje gutanga amarangamuntu ya mbere. Ati noneho nyuma tuzashaka uburyo mbese tukushakira icumbi. Ndavuga ati noneho haza kuba ikibazo marume wabagamo bavukana na mama, dusanga ko basanzwe noneho ngo yibaga ibitoki byabo akabiba umutungo wabo, biba ngombwa ko bajya kumukuramo. Bagiye kumukuramo kose hamagara mama tuzaze nawe usabira icumbi umwana wawe wenda ari igihe bazemera. Burya baraje bafata icyemezo cyo kumusohora mu nzu, ariko nanjye kubera ubuzima bwandiye nari naraje mba umushyitsi kwa marume nasize abana babiri wacu nzanye umwana umwe tubana na marume ariko nta bantu babizi. Nibwo bafataga umunsi baravuga ati iminsi 15 ukitegura ukava muri iyi nzu. Bamaze kumusohora mu nzu 15 imaze kugera bamusohoye, nanjye njya kuzana abana mba muri iyo nzu kwa marume. Yari ya nyina wa marume bo bari barahunze. Hashize iminsi igihe abantu bari batangiye guhunguka, ariko batarahunguka 9 nagiye gukora ahantu umuntu arambwira ati yewe tese ntabwo ushobora kwihana ngo wakire Yesu umukiza wawe. Ndababwira ati ese ndihana iki ko nta cyaha nakoze? Arambwira ngo se amategeko y'Imana yose niko yubahirije. Nisuzumye nsanga koko ntabwo nayubahirije. Niba wambwirije ubutumwa bwiza ndagenda ninjya gutambuka ku cyumba bakuririmba indirimbo ya 4 mu gakiza ivuga ngo niboneye urukundo rw'umukiza. Bageze ku gitero cya nyuma ngo ayo maraso asaye mu gitungwa nayo umwana w'Imana. Ayo maraso nkomeza nyene nzirikana ayo maraso atari mu gitungwa. Byatumye nakira Yesu ndihana ndakizwa. Imana ishimwe ko yamaye agakiza nkungira mu Imana. Nabonye mu Imana hari ubuhungiro no hari amahoro. Maze kwihana wa mwana wa kabiri arandwara nararemba njya kwa muganga, ariko Imana iramfasha mutera amaraso. Imana icizira
ikoresha itorero baranyishyurira, mbona mvanye umwana kwa muganga. Nakomeje no gucira abana inshuro, nakoraga ibiraka ku manywa na nijoro. Umuntu umwe nkamuhingira umurima mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita ngahinga uwundi kugira ngo atagira ugira ikibazo. Nakoze akazi, nakoze ubuyede, nkora ibintu byose kugira ngo abana ndebe ko bazakura. Igihe kiza kugera rero abantu batangira guhunguka. None batangiye guhunguka, ariko Imana yambwiraga ati mwana wanjye usengera abana, usengere n'inzu naguhaye. None ndavuga ati inzu wampaye se ko ufite nyirayo, inzu wampaye niyihe Mana? Igihe kiza kugera bari guhunguka, marume abanza guhunguka. Amaze guhunguka baza kuvuga ngo umukecuru nawe yaguye hakurya, yarahunze ntiyagaruka. Ubwo yanzu mbona uburyo mbambonye ahantu mba ndyamyeho gakeya. Mbaye kwa marume njya gukora ibiraka. Igihe kiza kugera kwa marume baravuga bati rero urabyihorera wowe ukora imirimo hano mu rugo, udukurikirana ibyacu, tuyatuguhemba 5 ku kwezi. Nahiraga inka nkagenda mu murima, bakama n'abakozi nkabakoresha ku manywa na nijoro, ngatwara ibiti by'imishingiriro. Mbese nyine ndagenda mbaho ngaho, bya 5 babima nabyo ntibigira ikintu bimarira. Ariko nkihangara mvuga ati abana bakure. Abana bamaze kwegera hejuru barambwira ati ariko se wowe kugiye gupfa imitsi y'amaguru, wowe uburetwa waretse ukabireka. Ndavuga ati muceceke tureko twabona ahantu turyama. Ubwo ngubwo mbaye aho ngaho 2-5, umwana umwe atangira kumbwira ati sema, ati ndatera insina heye. None nkajya mu nzu nkarira, se ndabereka heye. Umuntu w'umukirisitu arambwira ati aba bana rero ni abahungu, shaka uburyo basubiza kwa se babone iwabo, wenda bazajya bo batuze. Ubwo nari mfite ikiraka nandi gukora cyo muri hino, mbwira musaza ngo kwa mukadata kuko rero dukoreshaga ari kapita. Ndabubwira ati noneho wantiza n'amafaranga nkabona ubu njyana abana kuko bari kujya banisha umutwe. Arambwira ati wihanganye gato, ngenda nifashisha ku bakirisitu. Narabwiye Imana nti Mana uzampa amafaranga 5,000 uzabungiriye neza nzagushima. Ngenda mbyandika nkora liste y'abantu bagiye bampa amafaranga, mbaze koko nsanga 5 nasabye Imana niko yabimpaye. Imana igira neza, Imana yumva gusenga. Ngere Imana nti Mana abana ubuzababyibushye bagire neza, nzabajyana abana beza batazabacisha mu ijisho. Imana ingirira neza. Ubwo mama wacu yari umubikira ariko afungiye ibyumba. Imana iramukoresha anyohereza inifomo z'abana. Ndavuga nti ngiye ku Gikongoro ndasebye, Imana ishima. Burya naragiye marume ngo anguriza 3, nyongera kuri bya bindi 5,800. Ndagenda afata imodoka ndagenda. Ngeze ku Kitabi marume arambwira tuzace ku ruganda, ari musaza wo kwa nyoko wanyu azakuyobora inzira hafi zaguhingura muri Shiri utabanje kujya kuzenguruka i Butare. Yaragiye anyandikira agapapuro arashushanya, arambwira ati nugera ahantu hitwa gutya uzaca iburyo, ujya kumenya gusoma ni byiza. Ati gutya, ati nugera ahantu hitwa mu Rugerero, yandikira pasiteri waho ngo azaducumbikire. Ubwo twaragiye tugezeyo, pasiteri nyemuheza rwa rupapuro arusoma, arambwira ati nta kibazo, nawe anshushanyiriza urundi. Yanditse ahantu hitwa kuri Shororo, arambwira ati hari ibikombe 3. Nabwo ati aho ngaho rwose ndahazi. Nanga njya ku karere aho ngaho narahamenye ndahazi. Yaratuzinduye nijoro tuba tugiyeyo. Turagenda nka saa 12, ati ngaho nimugende mura nimugaruka muzambwira urugendo ko rwagenze. Naragiye ngeze ahantu mu Kiyovu, nkubitanye n'abamama baho, baravuga ati yo ati se niwe babana barakoze ati yewe. Mbagiye njya kwa mukecuru, nsanga buryo wa mugore nasize nawe yaragiye. Ngo yaragiye umugabo amutumye yagiye Burundi, umugabo mutumaho atuze unsange. None wa mugore wa mbere nasimbuye nsanga nawe yagarutse mu nzu yiwe. Aza kunsubiza nijoro ati uraho ntindaho. Ati ngiye umubiri waranane. Ndamubwira ati rero umubiri umuntu wa Yesu akawufata. Arambwira ati ngiye byaranane. Nsanga yabyayemo n'abandi bana 2 afitemo n'umugabo. Abantu barambwira ati rero ntuzavana utabonye iki 8 w'abana bawe. Ati kuko uriya mugore ari kubyaramwe abandi bana. Ndavuga ati ariko ntaragera aho ngaho mukecuru numva arambwiye ngo yewe nguzi ko bambwiye ngo se nibutse mu kuvuga ko abana baje, ndetse ari kubwira nde. Ati nyine ati navuze ngo barasenga. Urumva ko aragiye kubwira abadayimoni ati abuzukuru baje. Ati barasenga. Nuko
nkomeza aho ngaho abantu barambwira bati rero ushaka uburyo wegera bari abasaza bagufashe kugira ngo ubone umunani w'abana bawe. Ubwo naje kuva aho ngaho abana barabatiza ndamanuka nsubira Cyangugu. Ubwo nuko bitaruka maze kugera iwacu Cyangugu mbaye aho ngaho nkore kwa marume. Noneho ku musozo navuga uburyo wenda naje ni kuko nibirebere mbese kuvugomya nibirebere. 2017 heje umunyemana wacu kwa marume afite umumama, marume afite umumama wagiye ubyara abana bapfa, ariko umugore wa mbere yarapfuye azana wa kabiri. Barangije rero Imana irambwira ati usenge kubera ko ragambaniwe. Wa mumama rero afite umugabo yari umunyamasengesho, yarinjiye mu rugo aje gusengera wa mumama ufite ikibazo abo yitambitsemo pe. Mbona urwango rwaje, rwango ruje, ndavuga ati Imana ndabigenza gute ko mbonye binkomeranye, ndabigenza gute? Imana itusenga dore birakomeye. Ibyo twapfuye ntabwo nabivamo, nyine umva ko turi kwihuta. Igihe kiza kugera rero irambwira ati ndavuze ngo tariki 15 z'ukwa mbere ntuzarare hano uhunge. Ubwo nubwo buryo nateze mu ngereye mu mujyi wa Kigali. Ubu ngubu mbarizwa hariya mu Birembo, niho ngenda nkodesha shaka kugisha ubuzima. Abana nabo baraho barakuze, Imana nshimye, Imana yo mwijuru irera yarabareze. Urumva umwe yavutse 92, undi 94, undi 96. Imana y'amahoro igirera. Ubwo ikene navuga Imana yafashijemo muri ubwo buzima. Nabuze umugabo mfite imyaka 28, nari nkiri mutoya, ku buryo nagendaga gutya nabona igitsina gabo ubwonko bugakura ukuntu aremye n'ukuntu baryamana n'umugore. Irare rikaberaje, ejo ngafata amasengesho kwiyereza. Nabandi no mu rusenyo nabona umugabo kuriyo cyangwa se nabona umugore bagendana, gahita ko bikongera bikaza. Ngafata amasengesho kwiyeza avuga ati Yesu fata uyu mubiri wice ubugingo bw'ubuzima. Imana ikamfasha. Narwanye n'umubiri, kumwe mwumva bavuga ngo ndasana n'isi n'umubi. Ubundi kurasana ni ukurwana. Narwanye n'umubiri. Ubu ngo tuvugana nujuje imyaka 56. 56. Urumva kuva ku myaka 28 ngangeze 56. Yesu yaramfashe andinda abagabo b'ibigoryi n'amagingo baba bakinyirukankaho, ariko nkabwira Yesu ntimfata kandi cyo stop siri budahangarwa. Imana ishimwe. Ndaho negereje Yesu, negeze njya gusenga, umuntu arambwira ngo abonye inzira yanjye ngo ari inzira y'ibitovu, ngo ariko hirya kure ngo ari umugisha wihangane. Ndaho rero negereje Yesu. Yesu ni umugabo w'intwari, mise watagira shinge na rugero, antuje muri umujyi wa Kigali. Ntabwo bari bansohora mu nzu, igenda incira kayira ikangirira impuhwe, igincira kayira kantu byo kurya mu buzima busanzwe. Nkora ibiraka, nakoraga ubuyede bigezeho bakajya banga kukama ngo ngenda shaje, ariko igenda imfasha. Ubwo abana bose umwe ari ukwe n'undi ari ukwe, bafite ababo bagore babyaye n'ababo, ariko nabo ubuzima bwa bwabacanze. N'uwari ufite akazi bakamwirukanyeho, ariko ntaburi Uganda rw'ikawa nawe kavuyeho, ariko aho bari naho Imana igejeje, Imana yihabwa icyubahiro ko yarakoze. Ubwo rero nabwira abantu bari kunyumva ko Imana irinda umuntu. Dufite indirimbo muri korali wacu ivuga ngo ntabwo uzaba uko ushaka, uzaba uko Imana ishaka. Kabone naho waba utabyemera uzaba utyo uko Imana yategetse, kuko icyo ntacyo wabihinduraho n'inshuti ntacyo zabikoraho. Ngo hari bamwe bibwira ko ari cyo bakoze ngo babuko bameze uko, ngo abandi bakirenganya ngo ntari cyo tutakoze ahari kugira ngo tumere gutya, ngo ariko ntacyo, ngo ahubwo ngo yaremye ijuru n'isi n'igihe umuntu ityo ikamugenza uko ishaka, mugerageje ibyiza n'ibibi, ngo tuyitinye tuyubahe kuko turi munsi y'ukuboko kwayo ubukomeye. Imana rero ndayishimye, Imana yo mu ijuru yabanye nanjye mu rugendo rumeze gutyo. Shimye aho igejeje ikora, no kuba ndiho ni Yesu, kuba yarandera abana bagakura ni Yesu. Imana yo mu ijuru mve ko nyishimiye. Nakomezaga abagenzi ngo bakomere. Hari abashaka kuba nabo bahuye n'ikibazo nk'icyo mfite, bakabura abagabo bakiri batoya, ariko mu ijuru hari Imana itanga imbaraga zo kunesha. Imana ihabwa icyubahiro. Turagushimye Mana,
tuguhimbarije kuri umubyeyi mwiza, uri se w'imfubyi zose, uri umugabo w'abapfakazi n'indushyi, abatagira shingerugero n'abawe Mana. Izina ryawe nirihimbazwe. Narakubonye kuva mvuka mva mu nda ya mama, warinze ubugingo bwanjye urinda umubiri. Wari uzi ko uyu munsi uzataho twese mwiza, zandi kubwira abantu gukomera kwawe n'imbaraga zawe. Wararwaniriye Yesu, izina ryawe nirihimbazwe. Ntabwo wandetse, ntabwo wandekuye, wabaye mu ruhande rwanjye, akira icyubahiro. Niwamamare kuko uri umwami ugira neza, ubeshaho abatagira shinge na rugero. Izina ryawe nirihimbazwe. Emereye amasaha Kristo, abumvishe ubu buhamya ubafashe, abafite ibibazo bashyigikire, ubahe imbaraga, babashe gukomera muri uru rugendo, kubera ko imitego ari myinshi, ujye ubarwanirira kandi ubahe umwifato, ubahe n'ubwenge buturutse iwawe mu ijuru. Komeza udusigasire, komeza urinde itorero, wagura abantu, wongera abakizwa Kristo, ugabanya abarimbuka. Imbaraga z'Imana ziganze kandi ubwami bwawe buze mu mitima yacu. Tukiri muri iyi si, komeza utwite, uturwanirire abantu bawe, itorero ryawe uribere maso. Komeza ufashe abananiwe mu rugendo, bongeremo imbaraga, abahagaze ubarinde batagwa Mana. Ni wowe ukomeza abagenzi, mubyeyi mwiza. Turagushimiye kuri mu ruhande rwacu, urengera abantu bari hafi n'abari kure. Nanjye komeza usigasire muri ubu buzima, ndakurindiriye kubera ko ari cyo wagambiye, ndagitegereje mukunzi mwiza. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Rero urakoze cyane, utanga umugisha ku bantu bawe, kandi umugaragu wawe nawe mwongera umugisha, umufashe, umushyigikire, nawe mu rugendo umurinde ku manywa na nijoro, umurinde imitego ya Satani. Komeza umurwaneho kandi umurwanire ishyaka. Urakarama rero kuko uri umubyeyi, watubwiye ko utazatureka, utazaduhana, kandi uri mu muhanda rwacu.